kurikirana igicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza. Igicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza, ubumwe bw'Abanyarwanda n'abanyamahanga. Iyo nitegereza, iyo Imana yitegereza, iyo Kristo yitegereza, abona ubutunzi bwawe burimo bugenda bukendera, burimo bugenda bushira, buragenda burimbuka bumarwaho. Nyamara wowe iyo ureba ubona urimo ugenda wegeranya, ariko ibyo wegeranya ntabwo aho ubyegeranyiriza bigwira, kuko hari umwanzi. Ese umwanzi w'umutunzi ninde? Umwanzi w'umukene ninde? Umwanzi w'umukene ni umwe, ariko umukire we agira abanzi benshi. Ibyo umubiri wawe wungutse bihindutse ibirenge by'ifarashi z'intambara biribata ibyo wamenye wemeye. Turabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba, mwebwe mwese mudukurikirana muri ku migabane itandukanye, umugabane wa Aziya, Oceania, Australia, Uburayi ndetse na hano iwacu muri Afurika. Amahoro y'Uwiteka naganze kandi akomeze gusagarara muri mwe. Nizere ko rero aho muherereye muguwe neza, Imana y'amahoro ibitayeho ibarize. Nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, twishima cyane mu gihe cyose turi imbere yanyu. Uyu munsi rero ku gicaniro cy'Ibanga TV tugiye kuganira ku magambo meza cyane, amagambo akomeye, amagambo ateye ubwuzu kandi yubahisha Imana. Nakubwira ngo rero utere agatebe ubane natwe, Imana ishimwe cyane. Ni Pastor Theogene, tugiye kuganira ku magambo y'Imana dusanga mu gitabo cya Yakobo ibice 5 uhereye ku murongo waho wa mbere. Hanyuma turi bugende tumanuka tuganira uburyo ki aya magambo adufasha, buri wese amufashe kandi koko amugeze aho Uwiteka yifuje kumugeza. Ntabwo dutinda, ntabwo iyi video iri burambirane, ndumva ndi gukoresha uko nshoboye kose kugira ngo igire umwanya muto cyane. Hanyuma rero ndagira ngo babwire bene data, abantu benshi ntabwo babera amaso ubutunzi bwabo. Ubutunzi bwawe ndimo mbona, cyangwa se Kristo arimo areba, bugenda bukendera. Iyo Imana yitegereza ubutunzi bwawe ndetse n'umwana wayo bafatikanije, babona ubutunzi bwawe bugenda bukendera. Wakwibaza ngo mbese umwanzi utuma ubutunzi bwanjye bukendera ninde? Ahangaha niho tugiye kubirebera. Nyamara wowe ntabwo ubibona namba na busa, ntabwo ubona ko ubutunzi bwawe bukendera. Ubona ukora ijoro n'amanywa, wiriza iminsi ugira gute, ariko ntibikunde. Ariko wowe ukibwira ko byakunze. Hanyuma nakubaza ngo ese umwanzi w'umukene ninde? Ese ubundi abanzi b'umukire ni bangahe? Mu by'ukuri ibyo byose tugiye kubibonera muri ubu butumwa Imana yatugeneye. Ni Pastor Theogene ku gicaniro cy'Ibanga TV. Hanyuma rero reka dusome aya magambo y'Imana tudatinze. Amagambo y'Imana aravuga cyane iteka ryaciriwe ku batunzi b'abanyabugugu. Ngaho yemwe batunzi mwe, nimurizwe muborozwe n'ibyago mugiye kubona. Ubutunzi bwanyu buraboze, n'imyenda yanyu iriwe n'inyenzi. Izahabu zanyu n'ifeza zanyu ziriwe n'ingese. Ingese yazo niyo izaba umugabo wo guhamya, izarya imibiri yanyu, izarya imibiri yanyu nk'umuriro. Mwabitse ubutunzi bwanyu mu minsi y'imperuka. Dore ibihembo by'abasaruzi basaruye imirima yanyu, nibyo mwabimishije. Uburiganya birataka, kandi umuborogo wabo w'abasaruzi winjiye
mu matwi y'Uwiteka Nyiringabo. Imana ishimwe kandi idutabare. Aha turabona uburyo Imana irimo iraburira abatunzi ngo barire baboroge, kubera yuko hari ishyano rigiye kuza. Nakubwira ngo ishyano ntiriza umunsi ryaje waribonesheje amaso, ahubwo ishyano riza muri cya gihe wowe urimo urakora bya bindi byangwa n'amaso y'Uwiteka. Twabonye impamvu ibi bibazo bibaho ku mutunzi cyangwa se ku mukire. Ni ukuvuga ngo umusaruzi, yego, umusaruzi we yarasaruye, urangije umwimisha ibyo wagombaga kumuha wishingikirije icyubahiro. Ni ukuvuga ngo hahandi navuze ijambo rivuga ngo ibyo mwahawe umubiri wanyu wungutse byahindutse ibirenge by'ifarashi cyangwa by'amafarashi yo kuribata ibyo imitima yanyu yamenye yemeye. Amen. Mwari abakristo cyangwa muvuga ko muri abakristo. Amen. Hanyuma ubutunzi bw'umwuka mwaburibatishije ubutunzi bw'umubiri. Amen. Mwari abakristo cyangwa se muri abakristo, ubutunzi bw'umwuka mwaburibatishije ubutunzi bw'umubiri, aribwo bwungutswe n'uyu mubiri nyine. Amen. Aho ngaho nahise nshyira mu mpinamagambo ba bakene udahaye ibyabo, ba bandi uriganya unyuze muri, ba bandi ushobora gufungisha, ba bandi donc ya mashuri bya biki bwa butunzi byose, iyo ujya gukora amabara aribata ka gakiza wemeye, nibyo winjiriramo. Ese muvandimwe, ubwo umwanzi wawe urumva ari umwe? Hari umwanzi ukujyana mu byaha. Ubwa mbere urabanza uba umwanzi wa Satani. Mu ruhande rumwe ngo wari umukirisitu, ariko nyuma uze guhinduka uba umwanzi wa wa mukene, kuko igihe cyose azakwita urutoki utamukoreye ibyo wakabaye umukorera nk'uko nawe yagukoreye ibyo agukorera. Ubu mukene ahindutse umwanzi ku buzima bwawe, sibyo? Ubwa kabiri, uraba cyangwa se mvuge ngo umwanzi wawe wundi niki? Ni ubukene n'ubundi. Urarwana ushaka kumukuraho, nyamara uburyo urwanamwo ahubwo urwana ubugarura, urwana ubukuraho, hanyuma umukene nawe akarwana abusubiza, kuko iyo yarira amarira yarazamuka akagera ku Mana. Icyo abikoze nutamurenganya nta kibazo bizagira. Ubwo uri umwanzi w'umuntu ukaba n'umwanzi w'Imana, ukongera n'ubundi ukaba umwanzi. Amen. Ukaba umwanzi w'ubugingo, kuko nuwe ngo kwa kundi ubugingo bujya kure, uri kujya kure y'ubuzima. Amen. Reka dutaruke cyangwa se dusubire inyuma tujye mu Migani, wumve icyo havuga ku banzi. Imigani Migani 14 umurongo wa 20. Umukene aragwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi.
ni ukuvuga ngo rero kwa kundi ugwiza inshuti, akenshi inshuti ugwiza, ntabwo mvuze ngo inshuti zose ni mbi, ariko inshuti nyinshi ugwiza muri ubu buryo, niba ubonerana umukene, inshuti nyinshi ugwiza ni nk'abanzi bawe utabizi, kuko bo abenshi baba bigendera nabo arabo kuri batabandi, abenshi usanga muhwanyije n'ingeso. Aha rero none akuvuga ngo ko mbona ubutunzi bwawe buri guhona, ko Imana yitegereza ikabona ubutunzi bwawe buhona, reka ubutunzi bw'umubiri tubwihore, ubutunzi bw'umwuka nibwo twibandaho, kuko ubutunzi bw'umubiri ntacyo buvuze ku muntu udafite ubutunzi bw'umwuka. None ko mbona ubutunzi bw'umubiri burimo burahinduka ikirenge cy'ifarashi y'intambara, iribata ubutunzi bw'iby'umwuka wizeye, wemeye, wakuriyemo, wagenderagamo. Ubutunzi bwawe bukaba burimo bugenda buhona, kandi nkaba mbona wowe ntacyo bikubwiye. Hindukira, ibuka igitare wacukuwemo, ibuka igitare uvukaho, ibuka igitare cyakureze. Amen. Ibuka amazi yavuye mu gitare ukayanywa, ayo mazi unyoye akaba ari yakurongesha bya bindi urimo uraribatisha iki? Y'amazi. Urimo uraribatisha iki? Kwa kwemera. Urimo uraribatisha iki? Bwa bugingo. Byibuke. Igihe kirimo kiragushirana mwene data, nishaka ubutunzi, haguruka ukore, ariko ibuka inkomoko y'ibyo ufite, umubiri wawe wungutse cyangwa waronse, umenye ko ni inyungu, ntabwo ari igishoro. Wibuke igishoro cy'ibyo utunze. Igishoro cy'ibyo utunze nibyo wemeye. Imana yaragutoye, Imana yagutoraguye mu iyarara, yagutoraguye igihe wari umwana, igihe wari watawe, igihe utigeze ugirirwa impuhwe ngo hagire n'ukwambika akambaro kuduhinja. Wivuruguta mu ivu, wivuruguta mu ivata, Uwiteka arakureba, akugirira impuhwe, arangije aravuga ngo baho nubyibuke. Niki gitumye ibyo umubiri wawe wungutse biribata igishoro wahawe n'Imana? Kanguka mwene data, subiza amaso inyuma, subiza amaso inyuma. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebewe. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, mugabo subiza amaso inyuma urebe. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe mukobwa we. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe musore. Imana yakugiriye neza, wahizwe kenshi na Satani. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe. Imana yakugiriye neza, subiza amaso inyuma urebe. Ibyo wungutse bihindutse ibirenge by'ifarashi y'intambara, byo kuribata ibyo wamenye kandi wemeye. Ibyo wamenye wemeye nicyo gishoro cy'ibyo umubiri wawe wungutse.
ariko inyungu nizo zihindutse ibirenge by'ifarashi zo kuribata ibyo wemeye wungutse, ibyo wagize gute, ibyakubereye igishoro. Niwibuke cya gitare wavuyemo, niwibuke cya gitare wacukuwemo, niwibuke cya gitare cyakubyara. Ibuka igitare wakubise inkoni Mose we, maze Imana ikakigukuriramo amazi, ayo mazi agahinduka ubuzima, ayo mazi agahinduka iki? Ubuzima. Ubwo buzima bugahinduka imbaraga, maze izo mbaraga zikakuzanira ibyo wungutse. Ese udafite ubuzima uzagira ubutunzi? Muhinduke mugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke mugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke mugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke bakire mugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke bakobwa mugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke bagabo beza nimugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, muhinduke bakobwa beza nimugaruke, umwami Yesu arabashaka. Nimuhinduke, torero mwese arabashaka. Nimuhinduke, bakozi b'Imana arabashaka. Nimuhinduke, igihugu cy'u Rwanda arabashaka. Imana irimo irakwibutsa. Nakubwiye ngo ibizira umukire guconshomera bya bindi yungutse ntabwo biza ku munsi amaso ye yabibonye. Woye gutegereza ko icyago nikiza ari guziha. Wibuke wa mukene umutigeze utega amatwi kandi yaguhaye amaboko. Ushobora kuba abo ngabo utarahuye nabo, ariko mu gihe cyo gusenga iteka ukaba uri muri bya bindi. Icyo ni ikirenge cya ya farashi y'intambara. Amen. Niba igihe cyo gusenga wasengaga wagiye kandi bikaba ingeso, ukaba udashobora kwiporogaramu umenye ngo nkwiriye gukora ariko nkwiriye no gusenga, ndakubwiza ukuri, ukwezi kugashira, umwaka ukaza, ndetse ikindi hakabamo ahubwo kugenda kuvuga ngo abantu ngo gukizwa kw'iki gihe ni amafaranga. Wenda ukitwaza kutanga ibya 10 ntujye gusenga, pasiteri nakakwihorera n'abandi. Nuko ndakubwiza ukuri ko icyo gihe bya bindi bizaza guconshomera, bya byago bizatera biza guconshomera cyo kuribata bwa butunzi bwawe bw'umubiri. Nkuko wari ubundi ntuba ngo ubutunzi bwa mbere hano Bibiliya tuba tuvuga ni ubutunzi bw'ibyo wemeye ukabyizera. Ibyo iyo bifite ukabirinda, Imana ibiguheramo imbaraga. Izo mbaraga iyo zigeze muri wowe zigukingurira imiryango yo kugira ibyo ukora by'uyu mubiri. Hanyuma iyo ugeze mu by'umubiri bikagenda bikakuzirika tayari na bya bindi by'igishoro uba wabikandagiye. Bene data nabagiraga inama kugira ngo mugaruke, kugira ngo mubere maso ubutunzi bwanyu
bwaba ubw'ubugingo, bwaba ubutunzi bw'umwuka. Imana y'amahoro nyir'igihugu cy'abera ikomeze kubana namwe, mugarukire aho ngaho. Uwiteka abagirire neza, abambike imbaraga mu izina rya Yesu Kristo umukiza w'ab'isi yose. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, tugiye kubana nawe, ariko kandi imbaraga zawe muri iki kiganiro ureke ziba arizo ziganza, ureke ziba arizo zikora mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane, kandi ko buri wese umusanga ukamwumvisha iby'iri jambo kandi agahindukiza amaso ye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Urakoze. Kurikirana igicaniro cy'Ibanga TV, isoko y'ubutumwa bwiza. Igicaniro cy'Ibanga TV